Umugabane wa Afurika ni umwe mu migabane igize isi ibonekamo abakobwa beza cyane bitewe n'uko ifite ibihugu byinshi bitandukanye bibonekamo abakobwa ndetse n'abagore beza cyane. Muri ino video tukaba tugiye kureba hamwe ibihugu 10 byo muri Afurika bifite abakobwa beza cyane kurusha ibindi bihugu. Turaza guhera ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe tumanuka tujya ku mwanya wa mbere aho tuza kuhasanga igihugu gifite abakobwa beza cyane kurusha abandi mu mugabane wa Afurika. Nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo uze kumenya neza ibyo bihugu ibyo ari byo kuva ku mwanya wa 10 kugeza ku mwanya wa mbere. Ntatinze reka dore ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Kenya nacyo giherereye ku mugabane wa Afurika aho gifite abakobwa benshi kandi beza cyane. Twavuga mu bimwe mu biranga abakobwa bo mu gihugu cya Kenya ni abakobwa bagira urukundo rwiza cyane kandi rwa nyarwo kandi bagakunda gushimisha abakunzi babo mu gihe hari umugabo cyangwa se umusore ukundanye n'umukobwa wo muri Kenya atakwifuza gukundana n'undi mukobwa wo mu kindi gihugu. Aba kandi akaba ari abakobwa barebare beza cyane kandi bakaba baca bugufi, bakamenya kwicisha bugufi ndetse no kwiyoroshya imbere y'abakunzi babo cyangwa se imbere ya bagenzi babo. Bagakunda kwambara neza kandi bakaba ari abanyamideli baberwa cyane ugereranyije n'abandi bakobwa bo mu bindi bihugu. Bikaba byatumye kino gihugu cya Kenya kiza kugaragara ku mwanya wa 10 mu bihugu 10 byo muri Afurika bifite abakobwa beza cyane kurusha ibindi. Tudatinze ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo. Iki nacyo ni igihugu kibamo abakobwa beza cyane kurusha ibindi bihugu byo muri Afurika, aho kibamo abakobwa bafite ubwenge ndetse n'ubuhanga budasanzwe kandi bakagira uruhu rwirabura ndetse n'urwera, kuko bamwe bagaragara nk'aho ari abazungu cyangwa se abo bakunze kwita abametisi. Aba kandi uretse kuba ari abakobwa beza cyane, ikindi bazwiho ni ukumenya gushaka amafaranga cyangwa se gushaka uburyo bwose bushoboka bwo kwiteza imbere. Bikaba byatumye bano bakobwa bo muri South Africa bagaragara nk'abakobwa beza cyane kurusha abandi bo ku mugabane wa Afurika. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cya Ghana, kikaba kibamo abakobwa beza cyane ugereranyije n'ibindi bihugu. Abakobwa baho ni abakobwa bagira uruhu rwiza cyane rusa nk'urunyerera kandi bagakunda gushaka amafaranga cyane cyangwa se gushaka kwiteza imbere mu buryo bwose bwiza kandi bushoboka. Bakaba ari abakobwa bateye neza cyane ugereranyije n'abandi bakobwa bo ku mugabane wa Afurika. Kandi abakobwa bo muri Ghana ni abakobwa nabo bazwiho kwita ku bagabo babo cyangwa se ku bakunzi babo ku buryo budasanzwe. Bikaba byatumye bano bakobwa bo mu gihugu cya Ghana baza kugaragara kuri umwanya wa 8 mu bakobwa beza cyane kurusha abandi muri Afurika. Uraza kutubwira muri komenti umwanya ubona igihugu cya Ghana cyagakwiye kugaragaraho mu bihugu bifite abakobwa beza cyane kandi bitonda kurusha abandi ku mugabane wa Afurika. Tudatinze tugiye gukomeza ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cya Tanzania. Iki nacyo kikaba ari igihugu gifite abakobwa benshi kandi beza cyane, bateye neza, bitonda kandi bazi kwita ku bagabo babo cyangwa se ku bakunzi babo neza kandi bagakunda kubyina ndetse no kwisanzura. Ikindi bazwiho ni ukuganira neza cyane ku buryo umusore cyangwa se umugabo waganiriye n'abakobwa bo muri Tanzania atakwifuza kuganira n'abakobwa bo mu kindi gihugu cyo muri Afurika. Aba ni abakobwa kandi bazwiho kwambara neza bakaberwa cyane ugereranyije n'abandi bakobwa bo ku mugabane wa Afurika. Bikaba byatumye kino gihugu cya Tanzania kiza kugaragara kuri umwanya wa 7 mu bihugu 10 byo muri Afurika bifite abakobwa beza cyane kurusha abandi. Dukomeje ku mwanya wa 6 turasanga igihugu cya Eritrea. Iki nacyo ni igihugu cyo ku mugabane wa Afurika, kikaba ari igihugu kibamo abakobwa benshi kandi beza cyane bitonda kandi bakunzwe n'abatari bake. Bakaba bafite amaso meza cyane y'umweru, bakaba bafite imisatsi myiza miremire kandi yikaraze, bakaba bafite amajwi meza cyane ku buryo uramutse wumvishe umukobwa wo muri Eritrea ari kuririmba ushobora kumva video yiwe inshuro zirenze 5 bitewe n'ijwi rye ryiza. Kandi bakaba ari abakobwa barebare kandi batabyibushye cyane kandi batananutse, ni ukuvuga ngo baringaniye. Uretse kuba bafite isura nziza cyangwa se imisatsi myiza cyane, bagira n'uruhu rwiza rusa nk'urunyerera cyangwa se rworoshye ukuntu. Bikaba bituma bano bakobwa bo mu gihugu cya Eritrea kigaragara ku mugabane wa Afurika bakomeza gukundwa cyane kandi bakagaragara nk'aho ari abakobwa beza cyane ugereranyije n'abandi bo mu bihugu bigaragara ku mugabane wa Afurika. Tudatinze tugiye kujya muri top 5 cyangwa se mu bihugu 5 bya mbere bifite abakobwa beza cyane kurusha ibindi muri Afurika. Gusa mbere yuko tuhagira nagira ngo nkubutse niba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba usanzwe kuri umuco wa YouTube kutarakora subscribe, like, share na comment wabikora kuko ni ingenzi cyane kandi ikaba n'inkunga ikomeye kugira ngo tuzacikwa na video nziza z'ubutaha. Uratubwira uko wabonye ino video, utubwire igihugu cyagutunguye, utubwire n'icyagakwiye kugaragara ku mwanya runaka bitewe n'uko usanzwe ukizi, mu gihe icyagaragaye atari cyo wabonaga ko cyagakwiye kuhagaragara. Tudatinze tugiye gukomeza ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turasanga igihugu cya Algeria nacyo kigaragara ku mugabane wa Afurika.
nacyo kikaba kibamo abakobwa beza, abakobwa kandi bitonda cyane. Ni abakobwa b'iminwa myiza cyane kandi bazwiho kubaha cyane abakunzi babo ndetse n'abandi bagenzi babo. Bakaba ari abakobwa bakunda gukora imirimo itandukanye by'umwihariko isa n'iy'abahungu cyangwa se abagabo. Bakaba ari abakobwa bafite umubiri wera kandi usa nk'uworoshye cyane. Bikaba bituma bakomeza gukundwa cyane. Uretse kuba bazwiho ubwiza budasanzwe, kugira iminwa myiza cyangwa se kwitonda ndetse no kubaha, ni n'abakobwa bambara neza. Kuko abenshi muri bo ni abasengera mu idini rya Isilamu kandi abayisilamu uzi ko bambara neza cyane bakikwiza ugereranyije n'abandi bakobwa mu yandi madini atandukanye. Bikaba bituma bano bakobwa bakomeza gukundwa cyane kandi kugaragara neza ugereranyije n'abandi bakobwa bo ku mugabane wa Afurika. Bikaba byatumye kino gihugu cya Algeria kigaragara kuri uyu mwanya wa gatanu nk'igihugu gifite abakobwa benshi kandi beza cyane kurusha abandi muri Afurika. Dukomeje ku mwanya wa kane turasanga igihugu cya Nigeria. Iki ni igihugu gifite abaturage benshi cyane, ibyo bikaba bivuze yuko n'abakobwa bo mu gihugu cya Nigeria ari abakobwa benshi cyane kandi beza. Uretse ko bamwe bavuga yuko iyo abantu ari benshi hakunze kubonekamo abeza n'ababi, gusa 90% y'abakobwa bo muri Nigeria ni abakobwa beza cyane. Baziho kutifunga. Ni abakobwa bakunda kwirekura ndetse no kuganiriza abakunzi babo no kubitaho ku buryo budasanzwe. Bamwe bakabifata nk'impano idasanzwe y'abakobwa bo mu gihugu cya Nigeria. Aba kandi ni abakobwa bakunze kwisanzura cyane kurusha abandi bakobwa ku mugabane wa Afurika. Uretse kuba bazwiho ubwiza budasanzwe, ni n'abatetsi beza cyane ku buryo hagize umusore cyangwa se umugabo urya ibiryo byatetswe n'umukobwa w'umunyanigeriya atakongera kwifuza kurya ibiryo byatetswe n'undi mukobwa wo mu kindi gihugu cyo ku mugabane wa Afurika. Aba kandi bakaba abahanga mu byo bakora kuko bafite ubwenge budasanzwe bugaragara nk'impano yihariye ku bakobwa ba Nigeria. Ikindi kintu gikomeye kandi kidasanzwe gituma kino gihugu cya Nigeria kigaragara ku mwanya wa kane mu bihugu 10 bifite abakobwa beza cyane kurusha ibindi mu mugabane wa Afurika, ni uko ariho havuye Miss wa mbere w'isi wakomokaga ku mugabane wa Afurika. Urumva yuko kino gihugu cya Nigeria ari igihugu gifite abakobwa benshi kandi beza bitonda kandi bakunzwe ugereranyije n'abandi bakobwa bo ku mugabane wa Afurika. Dukomeje ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga ibihugu bibiri byegeranye ari byo u Rwanda ndetse n'u Burundi. Abakobwa baho bajya gusa nk'aho bafite imico imeze kimwe bitewe n'uko igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi mbere cyari igihugu kimwe. Bikaba bishobora kukugora gutandukanya umukobwa w'umunyarwanda ndetse n'umurundi bitewe n'uko bose bajya gusa bakaba bafite imico ijya kumera kimwe. Aba ni abakobwa bazwiho guseka neza cyane ugereranyije n'abandi bakobwa ku mugabane wa Afurika. Kari abakobwa bafite amaso meza asa nk'umweru kandi baba bakunda kubaha kandi bakanihagararaho. Bakaba bazi kwita ku bakunzi babo ndetse n'inshuti zabo kandi bakamenya kubashimisha. Bikaba bituma bigaragara nk'abakobwa beza cyane ugereranyije n'abandi bo mu bindi bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Bikaba byatumye igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi bigaragara kuri uyu mwanya wa gatatu nk'ibihugu bifite abakobwa beza cyane kurusha abandi ku mugabane wa Afurika. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu cya Ethiopia. Iki nacyo ni igihugu kibamo abakobwa benshi kandi beza cyane kandi banakunzwe ugereranyije n'abandi bakobwa bo mu bihugu by'umugabane wa Afurika. Aba ni abakobwa bazwiho kuba abanyamujyi cyane ugereranyije n'abandi bakobwa bo muri Afurika. Ni abakobwa bafite amasura meza ajya gusa n'inzobe, bakaba bafite amaso meza ajya gusa n'umweru kandi bakaba bafite ubwiza butangaje kandi burangaza batari bake by'umwihariko igitsina gabo. Ni abakobwa batari barebare kandi nabo ntibabe bagufi, bivuze yuko baringaniye. Ntibabyibushye kandi nta nubwo bananutse. Bararinganiye mu ngano yabo. Abenshi bavuga yuko ubwiza bw'abakobwa bo muri Ethiopia bwihariye bitewe n'uko bukomoka ku moko abiri yari atuye mu gace Ethiopia iherereyemo. Kuko ngo kera hari hatuye aba-Yemeni people ndetse n'aba-Ethiopia ba nyabo. Bikaba bituma buno bwiza bw'abakobwa bo muri Ethiopia bwihariye cyane ugereranyije n'abandi bakobwa bo mu bihugu bitandukanye bigaragara ku mugabane wa Afurika. Tudatinze tujya kujya ku mwanya wa mbere. Ese ku mwanya wa mbere uratekereza hari bugaragare ikihe gihugu? Ese ni ikihe gihugu gifite abakobwa beza kandi bitonda banakunzwe kurusha ibindi bihugu byo muri Afurika? Tubwiye muri komenti turebe yuko icyo watekerezaga cyangwa se wari wizeye ari cyo cyagaragaye ku mwanya wa mbere. Gusa mu gihe usanze kiri ku mwanya wa mbere atari cyo watekerezaga, uratubwira muri komenti icyo wari wizeye bitewe n'uko uzi ibihugu byinshi byo muri Afurika bifite abakobwa beza cyane kandi bakunzwe cyane. Tudatinze ku mwanya wa mbere turasanga igihugu cya Somalia. Iki ni igihugu nacyo kirimo abakobwa benshi kandi beza bitonda kandi bagira urukundo rwihariye kandi rudasanzwe bigaragara nk'impano cyangwa se umwihariko udasanzwe mu bakobwa bo muri Somalia. Ni abakobwa basa n'abametisi, kuri abakobwa beza cyane, kuri abakobwa bitonda, bazi kubahiriza amategeko ndetse n'inshingano zabo by'umwihariko mu kwita ku bakunzi babo cyangwa se abagabo babo.
Ni abakobwa bafite uruhu rwiza cyane rujya gusa na shokora, bakaba bafite imisatsi myiza miremire y'imikara isa n'iyikaraze ukuntu, kandi bakaba bafite amasura meza maremare, bigatuma bakomeza kwigwizaho abafana cyangwa se abakunzi benshi. Aba kandi abenshi muri bo ni abayisilamu, bazwiho kwambara neza bakaberwa bakikwiza, ku buryo byakugora cyane kubona umukobwa wo mu gihugu cya Somaliya yambaye imyenda migufi cyangwa se imyenda itamwambitse neza. Bikaba byatumye kino gihugu cya Somaliya kigaragara kuri uwo mwanya wa mbere. Wowe twanyuma ino video ndagushimiye cyane, uraza kutubwira uko wabonye ino video, utubwire igihugu cyagutunguye, utubwire igihugu cyari kugaragara ku mwanya runaka kitagaragaye muri top 10, ndetse utubwire kitari kugaragaramo bitewe n'uko uzi ibihugu byinshi bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, kandi ukaba uzi amasura cyangwa se imyitwarire ndetse n'imico y'abakobwa bo muri ibyo bihugu. Nizeye ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha. Nimba ari video wifuza uratubwira muri comment.